mu mezi 5 umwana ibiro yavukanye agomba kuba bikubye kabiri, akarangiza umwaka abikubye gatatu, azarangiza imyaka 2 abikubye kane. Bigaragara neza ngo wishimishwa nuko umwana wawe abyibushye cyane cyangwa afite ibiro byinshi cyane, banza urebe ngo yavukanye bingana iki, dore ko bamwe batanirgera banazirikana ko n'igihe havutse bagomba kumenya ibiro bye. Mu gitabo cyitwa Pour élever votre enfant, kugira ngo urere abana bawe, nashatse kuvugamo bike cyane nabyo bikwiriye kumenywa n'abantu, kuko kumenya birakenewe cyane. Page ya 34 y'icyo gitabo haranditse ngo les principaux de développement physique, ingingo z'ingenzi mu iterambere ry'umubiri. À 5 mois un bébé double son poids de naissance. Umwana kimara kuvuka akwiriye ageze ku mezi 5 agomba kuba kubye kabiri ibiro yavukanye. Ndasubiramo ku bantu bari kumva. Umwana w'umuhungu ni hagati y'ibiro 3200 avuka. Umwana w'umukobwa akagera hagati ya 3300 kugeza kuri 3500 iyo avutse ku rugero rwiza. Mbese wa wundi utaca amatako ya nyina, utakwangirizanya ababyeyi ya nyina, wa wundi utamwangiriza ngo bazamubyare bamwongerera, yarangiza ibyo uyu mwana uvukanye ibiro amezi 5 nashira azabe abikubye kabiri. Ubwo niho azaba yaronse neza, yaronse ku gihe, yarasinziriye, nyina yaramuhaye ibyo kurya byujuje intungamubiri. Anena il aura triplé son poids de naissance. Umwana azagira umwaka uzuzura akubye gatatu ibiro bye yavukanye. Et quand il atteindra 2 ans, il aura multiplié par 4. Umwana niyuzuza imyaka 2 azaba ibiro yavukanye abikubye kane. Niho azaba afite ibiro ibyo mbese bitarimo ibyo bita obesity, yarangiza kandi nabwo adafite ibyo bita marazme. Bigaragara ko agwaye bwaki yo kunanuka. Noneho kubw'ibyo aha bizasaba ko la taille du bébé va aussi changer considérablement. Bizagaragara ko urugero rw'umwana rwo ruziyongera. L'enfant prend au moins 25 cm pendant sa première année et atteindre 90 cm à 2 ans. Azaba nibura umwana wakuze neza, wenda hakurikije na karemano y'iwabo, nibura mu myaka 2 azaba afite santimetero 90. Ubu rukumva kubwo azaba ari hafi kugera kuba metero 1. Kubw'ibyo kubera iki rero, le premier dent n'apparaît que vers 6 ou 8 mois. Iryinyo rya mbere rimera hagati y'amezi 6 kugeza ku mezi 8. Pourtant de 2 ans et demi l'enfant aura 20 ans. Imyaka 2 n'igice, ubwo bivuze ngo amezi 30, umwana azaba afite amenyo 20 mu gihe umukuru agira 32. Ibi byose n'ubumenyi nta bantu bihugira mu ko bambara gusa, ahubwo nibamenye n'amakene n'imikorere y'umubiri wabo, cyane cyane abamaze gukura nibamenye abo bana babyara, bamenye neza ko hari ibintu bikurikira kandi bikenewe. Le développement de la masse corporelle est de toute évidence très rapide. Iterambere ry'umubiri w'umuntu ririhuta. Il ne fait aucun doute que de toute la vie extra-utérine, c'est la période de la plus grande croissance. Ati uhereye akiva muri nyababyeyi aratera imbere. Ubwo mbese yarasa n'ufunze cyangwa se avuye muri nyababyeyi. C'est lié à une composante héréditaire qui la contrôle et la facilite. Ariko niherekanyamurage cyangwa se indemano yacu nayo irabyungura. Ndagira ngo ahangaha ntabwo mpatinda cyane kwarugira ngo abantu bamenye neza ko mu mezi 5 umwana ibiro yavukanye agomba kuba bikubye kabiri, akarangiza umwaka abikubye gatatu, azarangiza imyaka 2 abikubye kane. Bigaragara neza ngo wishimishwa nuko umwana wawe abyibushye cyane cyangwa afite ibiro byinshi cyane, banza urebe ngo yavukanye bingana iki, dore ko bamwe batanirgera banazirikana ko n'igihe havutse bagomba kumenya ibiro bye. Oya, ugomba kumenya ibiro bye. Ndagira nti kubera iki zabati bizasaba bikurikira ngo les principes de l'intelligence comme l'apprentissage, la mémoire, la pensée et le langage uzita cyane pendant les 2 premières années. Mu myaka 2 ibanza le développement neurologique et donc intellectuel et moteur est énorme. Mu myaka 2 ibanza y'umwana hagomba kubaho iterambere ry'imyakura n'ubuhanga n'umuvuduko, cyangwa se kubanguka cyangwa se kuvumbuka.
abantu benshi cyane ntabwo bazi akaga. Impamvu yatumye dushaka ngo uyu munsi tubivugeho ni uko indwara bita autisme yabaye nyinshi cyane ku isi. Ubwo yabaye nyinshi ku isi rero akaba ari umwana akura ntavuge, agakubagana, ntiyumve, rimwe na rimwe ifite amayere menshi n'uburyo bwinshi ndetse n'impamvu zinyuranye kandi iruhije kuvurwa. Niyo mpamvu ababyeyi bose bagomba kuzirikana neza uko abana bakura. Mu myaka 2 umwana bagomba kureba ko imyakura yihuta, bakareba ko ubuhanga bwe bwiyongera kandi ko afite kuvumbuka. Entre 7 et 7 mois et 9 mois, mu myaka mezi 7 kugeza ku 9 devient notablement actif. Umwana agomba kuba atangiye gukubagana, agatera amaboko, agatera amaguru, ukabireba. Yarangiza kugira ngo urebe neza ko amezi 7 kugeza ku 9 umuntu wese ufite uruhinja narebe ko aho ruri rukubaganisha amaguru n'amaboko. Les nerfs achèvent leur connexion avec le cortex. Ubwo biba bigaragara ko imitsi yabo yumva iri gukorana no hejuru mu mutwe, ule manteau cérébral cyangwa se bitwikiriye ubwonko, partie supérieure du système nerveux cyane cyane. Mbese yakubagana mu maboko mu mezi 7 9 nabyo nibigenzurwe, yarangiza kugira ngo bamenye ko imitsi ye yumva urwungano rw'imitsi yumva rukora neza. Les parties jouent un rôle important dans les fonctions les plus spécialisées de l'intelligence comme l'apprentissage. Icyo gihe rero muri ayo mezi 7 biba bigaragara neza impamvu kubaganisha amaguru n'amaboko, biba bigaragara ko azakora. 2 ko azibuka, 3 ko azatekereza kandi ko azavuga. Ibyo nabyo bigomba kugenzurwa hakiri kare. Niyo mpamvu atari gupfa kubaho gusa, ahubwo tugomba kumenya neza mbe dukora iki. Rero ndagira ngo bwari uburyo bwo kongera kwereka abantu ko ntabwo ari igihe cyo gusirimuka no kuzerera mu nzira, ahubwo igihe cyo kwiga sciences humaines ziracyarageze kugira ngo abantu bamenye ibyo barimo, bamenye ibyo bakora, bamenye ibyo batesha, bamenye ibyo bazirikana, bamenye ibyo bakosora, bamenye ibyo biga nyabyo kugira ngo nibura bagere ku rugero rwiza. Rero ndagira nti ngana ku buzima ngo noneho turebe icyo twakora mu buzima nk'ubu kandi buri wese agerageze kureba ibisabwa. Tugomba kumenya neza ko tutariho mu gihe cyo gupfa gukora gusa, ahubwo turiho mu gihe cyo kumenya ibyo gukorwa. Noneho kumenya ibyo gukorwa n'uburyo bwo kubikora n'inyungu dufite mu kubikora. Tugomba kumenya ibyo gukorwa n'uburyo bwo kubikora n'icyo dufite n'inyungu dufite mu kubikora. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 3 page y'160, une réforme continuelle doit être enseignée au monde. Ubugorozi buhoraho kandi bukomeza bugomba kwigishwa mu isi, ntabwo ari mu itorero ahubwo ni mu isi. Amahirwe y'ubuzima turayasangiye. Uko ufite amaguru dukeneye ko agenda, uko ufite amagufa nawe mazima, uko ufite amatwi niyumve, uko ufite amaso narebe utabanje gushyiramo rinete, amazuru yawe nahumurigwe, ururimi rwawe niruryoherwe, umuhogo wawe wigwira angine, genda ugire igifu kizima, ugire n'amara mazima, genda witume neza, impyiko zawe nizitari kwihagarika neza kandi sohora imyanda. Yarangiza ibi urabikeneye aho ngaho wicaye, aho ugenda nawe ukeneye umugongo muzima, ukeneye amagufa mazima, ukeneye amatwi mazima, ukeneye ubwonko buzima. Yarangiza ugomba kumenya nawe uko umuntu abikora. Et nous devons renforcer cet enseignement par notre exemple. Kandi icyitegererezo cyacu igomba gutuma abantu babyitaho. La vraie religion et le roi de la santé vont de pair. Ubundi yobokamana nyakuri n'amagara mazima birajyanirana. Ibyo kubera iki rero avuze ngo il est impossible de travailler au salut de nos semblables sans représenter la nécessité de renoncer au plaisir défendu. Ntacyo byabimaze, ni bidashoboka ko twakorera akiza kabagenzi bacu tutaberetse neza ibyo bagomba kureka bibagwa nabi. Impamvu qui ruine la santé, ibintu byose bibagwa nabi, ibirimbura amagara yabo, suye l'âme, byanduza imitima yabo, et empêche la vérité divine de faire impression sur l'esprit. Cyane cyane ibintu byose bituma ukuri kudakabaka intekerezo tugomba kubibereka. Faudrait enseigner aux hommes à prendre en considération toutes mauvaises habitudes. Mureke twigisha abantu bite cyane ku kuzibukira akamenyero kabi et à renoncer immédiatement à ce qui a le corps malade et obscurcir l'esprit. Mureke twereka abantu bose icyo bakora, icyo bakwirinda mu mibiri yabo itarwara kandi intekerezo zabo ntizijime. Ni cyo tugomba gukora. Tugomba gukora ibyatuma umuntu agira intekerezo zitijimye kandi umubiri ugakora neza. Epfo impamvu Dieu désire que ces portes lumière élèvent les flambeaux pour toujours plus haut. Imana ishaka ko abatwara mucyo bayo bakomeza kuzamura ibendera ryayo. Si l'on suit les faux étendards de Satan, nituramuka dukurikira icyitegererezo ibendera rya Satani, on sera conduit à la misère, à la dégradation, à la maladie,
à la mort tant de l'âme que de mort. Nituramuka twigende munsi y'ibendera rya Satani tuzagwa mu buhanya, kabiri tuzata agaciro, gatatu tuzagwara, kane tuzapfa umubiri n'umutima. Niyo mpamvu ari ngomba kwita kuri ibintu bikurikira rero.